hari ibintu tujya dukora cyangwa abantu bakora bakumva ari ibintu bisanzwe, bakumva ntacyo bitwaye kandi ari uburenganzira bwabo. Reka mbabwire ko hari ibyo dukora tubona ko bisanzwe ariko bigize icyaha, cyangwa bishobora kuba icyaha ukaba wabiboneramo igihano, ukaba wahanwa kandi wabonaga ari ibintu bisanzwe. Reka mbaho urugero rworoshye. Urasanga nibura benshi babikora kandi bazi ko ari ibintu bidafite icyo bitwaye. Ubusinzi, gusindira mu ruhame, ahantu mu kibuga, mu kabari, mu nzu y'imikino. Mu nzu z'imikino ni nko mu stade, mu kabari wajyanye amafaranga yawe, uri kunywa yawe rwose nta kibazo. Ariko nusinda bikagaragara ko wasinze, ukajya kumugaragara ko wasinze, bigaragara ko wasinze ujena n'abandi, ubangamira n'abandi bantu. Nibigaragara ko wasinze ugasindira mu ruhame, urabukoze icyaha. Uramutse ugikurikiranyweho ushobora guhanishwa nibura kugera ku mezi 2 y'igifungo n'ihazabu itarenze 200. Mwumva byoroshye, ariko nyamara ntibyoroshye. Mwirinde gusinda no gusindira mu ruhame, kuko nubwo ari uburenganzira bwawe kunywera amafaranga yawe ukanenjoyinga rwose, ariko ntiwemerewe gusindira mu ruhame. Icyo nizere ko cyumvikanye. Hanyuma nabone ba nyir'utubari, abafite utubari, tuba dushaka amafaranga, muba mushaka amafaranga, ariko rero irinde guhereza umuntu inzoga ubona ko yasinze ku buryo adakeneye kunywa indi nzoga. Nubikora nawe uzaba ukoze icyaha. Iri tegeko mu mategeko mpanabyaha, igitabo cy'amategeko mpanabyaha, harimo igihano cyawe. Ushobora nawe gufungwa, ushobora guhanishwa ihazabu. Murumva rero ko hari ibintu tubona ko byoroshye ariko nyamara bishobora guteza ibibazo. Ariko ubumenyi ni ngombwa ko tububaha, kugira ngo niba uri no gukora ibyo bintu wibuke ko ushobora no gukoramo icyaha. Hanyuma rero hari icyitwa kwirengagiza umuntu uri mu kaga. Kwirengagiza umuntu uri mu kaga, ukagenda utamutabaye kandi wari ufite ubushobozi cyangwa se kumutabariza. Icyo gihe nabwo uba ukoze icyaha. Iyo ubihamijwe n'urukiko ko hari umuntu wirengagije wari uri mu kaga, ushobora kubihanirwa, ugafungwa, ugacibwa n'ihazabu. Kubera iki se? Bidusaba iki kugira ngo ube watabariza umuntu cyangwa utabara umuntu? Usanze umuntu, muri iki gihe abantu basigaye batinya n'ibyo, ariko iyo bigaragara ko nta ruhare ubifitemo, nta mpamvu yo kutabikora. Ahubwo keretse uramutse urimo usibanganya ibimenyetso cyangwa uri kuyobya uburari, nawe ubifitemo uruhare. Ariko igihe cyose ubonye umuntu uri mu kaga, wenda ingero zishobora kuba nyinshi, ariko umuntu uri mu kaga birumvikana neza. Umuntu urimo agirirwa nabi urimo urabireba, cyangwa se usanze umuntu yagiriwe nabi urabibonye, ariko urikomereje batazagira icyo bambaza. Ariko nibimenyekana ko wa muntu amubonye, nibimenyekana ko wamenye ko uwo muntu yagiriwe nabi, ntumutabarize, ntunamutabare, urukiko niruguhamya uzahanwa nk'umuntu wirengagije gutabara umuntu uri mu kaga. Hari no kudatanga amakuru ku byaha cyangwa se icyaha kigiye gukorwa gikomeye, ubwicanyi, kugirira nabi umuntu cyangwa se kugira nabi cyangwa gukora ikindi cyaha gikomeye, ibyo bita ibyaha by'ubugome. Icyo gihe iyo amakuru yamenye, ushobora kuvuga ngo ntiteranya. Yego, birashoboka, ariko rero ku rundi ruhande uzaba ukoze icyaha. Icyo usabwa rero, mu gihe umenye ko hari icyaha kigiye gukorwa kandi washobora gutanga amakuru kigakumirwa cyangwa kikagabanya ubukana cyangwa se n'ingaruka cyari kugira, wowe ukamenya amakuru, ntuyahereze inzego z'umutekano cyangwa inzego z'ubutabera. Umenye ko nawe nibamenya ko wamenye ibyo bintu, urukiko nirumenye cyangwa se ubutabera nirumenye ko wamenye ibyo bintu, ntubitangaze, gufashe mu kurinda icyo cyaha cyangwa se mu kugabanya ingaruka zacyo, nawe uzanahanwa cyane. Ndetse byiza rero, mu gihe ubonye ko hari icyaha gishobora gukorwa kandi gishobora kugira ingaruka ku bantu cyangwa ku mutekano, tanga amakuru, wikomereze. Icyo ni kimwe mu byo abantu birengagizaga cyangwa bashobora kwirengagiza, ariko bazi ngo bari kwirengera, ariko bari kwishyira mu kaga. Nabo bari kwishyira mu kaga kuko bazahanwa n'amategeko. Ni byinshi rero abantu bashobora kuba bakora ariko batazi ko ari ibyaha. Reka tuvuge nk'icyo bita urukozasoni.
urukozasoni abantu babyumva bitandukanye, ariko gukorera umuntu urukozasoni mu ruhame, ikindi icyo twita mu ruhame ni ahantu hari umuntu urenze umwe cyangwa abantu barenze umwe, haba habaye mu ruhame. Gukorera umuntu rero icyaha cy'urukozasoni uba ushobora kubihanirwa ndetse cyane. Noneho rero iyo gikozwe n'umwe mu bafitanye isano, ukomokaho cyangwa ukomokaho, ukamukorera icyaha cy'urukozasoni, cyangwa se akabikorerwa n'umuyobozi we, wenda nk'umwarimu we cyangwa se umuyobozi mu zindi nzego, agakorera urukozasoni. Urukozasoni narwo tuzarusobanura ni ibiki byaba byakozwe, ariko mubanze mumenye cyo urukozasoni, umuntu wese wumva nyine urukozasoni ushobora kumva ibirimo ari ibiki, wumva ibirimo ari ibiki, kubera iki se wajya gukoza isoni umuntu mu muhanda cyangwa se mu kibuga cyangwa muri ahandi ariho hose. Twabyirinze ko aribyo byatuma umuntu atajya kwirirwa avuga ngo ariko se ngo ibi urajya gusa, si ngombwa cyane. Ugomba kwirinda gukora urukozasoni ukarukorera umuntu ku karubanda cyangwa se ahitwa mu ruhame. Hari ikindi rero bita guteza urusaku. Guteza urusaku nanone, urusaku rubangamira abantu mudafitanye gahunda. Umuntu ariryamiye, uraje uteye urusaku, uragenda uririmba mu muhanda nijoro, cyangwa se uzanye ikiradiyo cy'umuzindaro usize mu muhanda, urabangamira abantu mudafitanye gahunda. Ibyo byose bigaragaye ko byabangamiye abantu, bishobora kuba icyaha. Ndetse mba mbona inzego zarabigerageje kubihagurukira. Abakoresha urusaku cyane nk'abo mu nsengero, utubari, ubona ko bagenda bashyiramo ibigabanya urusaku za sound proof, ariko mu by'ukuri ni ukubafasha. Leta iba yabafashije kugira ngo ibafashe kwirinda cya cyaha. Ariko reka tuvuge undi muntu gusa wifashe agateza urusaku ku bantu badafitanye gahunda. Iyo bigaragaye ko ari abo bibangamiye, bakabitangira ikirego, bishobora kuba icyaha kandi umuntu yagihanirwa. Reka nsoreze kuri aka ngaka rero kita tagiye nanone abantu batitaho cyane, ariko nabyo ni ibintu bikomeye. Kanibwirire cyane cyane abashakanye, iki kintu mugomba kuba mukizi, kuko abatarashakanye, abavuga abasore n'inkumi, bo ntikibareba cyane, ariko ntibivuze ko ibyo nabo bakora bitaba ibyaha. Ikintu cyitwa ubusambanyi rero burahanirwa. Nibyo ngiye gusorezaho, birahanirwa. Ni ukuvuga umuntu w'umugabo cyangwa se w'umugore ufite isezerano agafatwa asambana, aba akoze icyaha gishobora kugufunga rwose hafi kugera ku mwaka cyangwa no kurenga. Ariko icyo nongeraho, nubwo bihanirwa, nubwo ari icyaha, ariko nta wundi muntu ushobora kugikukurikiranaho mu gihe uwo mwashakanye atakureze. Ni ukuvuga ngo ufite uburenganzira bwo kurega umuntu wakoze ubusambanyi ni uwo bashyingiranywe gusa. Yumvikana, niba ari umugabo wakoze ubusambanyi aregwa n'umugore we gusa, niba ari umugore wakoze ubusambanyi aregwa n'umugabo we gusa. Muri make hatagize ukurega, uwo mwashakanye atakureze, nta kibazo. Kansoreza ahangaha rero, tuganire ku bintu bike abantu bajya bafata nk'ibyoroheje, ariko bigize ibyaha ndetse abantu bahanirwa, ukumva ari ibintu byoroshye. Ariko guhera ubu ngubu umenye ko hari ibintu mutagomba gukinisha, mugomba kujya mubikora, ariko munatekereza ko mu kanya biba bikurikiranywe byahita bihinduka icyaha. Murakoze cyane, mwakoze gukurikira ikiganiro, mukomeze mukurikire n'ibindi biganiro tuzajya tubagezaho naho ubutaha.